Ndagusuhuje nshuti ukurikiranye Melo Gabo Official, ndagushuje kuko uri uw'agaciro kuri uyu muryango wa Melo Gabo Official. Ngushimire cyane ko wahisemo kumva iki kiganiro kandi ntekereza ko ari ikiganiro cyiza mu by'ukuri ntari butindemo, ariko reka mbanze nkushimire niba warakoze subscribe. Bifite icyo bivuze mu gushyigikira uyu muyoboro wa Melo Gabo Official, bifite icyo bivuze mu gutuma ubu butumwa tunyuzaho, izi nyigisho, zaba inyigisho z'urukundo ku bashakanye, zaba inyigisho z'ubukire, ubukungu, zaba inyigisho zinyuze mu ijambo ry'Imana, uri uw'agaciro kuba warakoze subscribe. Niba utarayikora rero yikore nonaha kuko bizakugira akamaro. Ni umuyoboro utazagutera ingorane ahubwo uzakungura ubwenge, dore ko bifite n'aho bihuriye n'izina ryayo Melo Gabo Official, bivuga Messenger of Love Gaspard bucya bungura ubwenge. Ubwo rero twungura ubwenge abantu bari kuri uno muyoboro, kandi turifuza ko wadufasha gukora share kugira ngo bifashe abantu. Ntatinze rero, iki kiganiro nk'uko wakibonye kuri thumbnail cyangwa se nk'uko wakibonye kuri titre, ngiye kuvuga impamvu umugore, position y'umudamu, position y'umudamu, aho umugore akunda kuba ari, haba mu kwicara, mu kuryama, mu gihe abantu bagendanye nk'abashakanye, akunda kuba ari mu ruhande rw'ibumoso. Ntabwo nashakashatse igihe byatangiriye, ariko mu by'ukuri nabonye ko nkwiye kubisobanura kugira ngo umugore wese amenye agaciro ke, umwana w'umukobwa amenye agaciro ke, kandi n'abagabo tumenye agaciro ka bashiki bacu, k'abagore bacu, k'abakobwa bacu. Reka maze mbabwire ko umunyarwanda yaravuze ngo umugore ni umutima w'urugo, undi nawe aravuga ngo kurusha umugore akurusha urugo. Kandi ibyo ngibyo nshobora kubitangira facts, nkabitangira ibimenyetso, kuko ndazi neza abahungu bari barabaye basabizeze, barabaye ukuntu, barabaye ndetse nta nubwo natinya kuvuga ko bari barabaye imbobo rwose, ariko bashaka abagore, baba abagore beza, baba abagore bafite ubumenyi ku birebana n'icyo umugore ari cyo, bajya muri position yabo, baguma mu mwanya wabo, bakabera umugabo impamvu yo kuba umugabo nyamugabo. Ndabazi benshi bageze ku rwego rukomeye cyane, amateka yabo yahindutse. Mbese inyuma ya Yesu uhindura ubuzima, umugore ashobora guhindura ubuzima bw'umugabo, umugore ashobora guhindura ubuzima bw'urugo. Umugore nagira ngo ubwire ko iki ngiki uracyihariye, umukobwa nagira ngo ubwire ko iki ngiki kigutegereje kugira ngo umenye agaciro kawe mu rugo. Hanyuma rero ni byinshi cyane byavuzwe biha agaciro umugore, kandi bakamugereranya n'umutima, bakamugereranya n'agaciro. Impamvu mvuze umutima ni uko umutima ni rwo rugingo rukomeye ruri mu mubiri w'umuntu, rufite uruhare runini rwo gutuma umuntu akomeza kubaho, kuko umutima iyo uhagaze nibwo bavuga ngo umuntu yapfuye. Kandi umutima iyo uhagaze, ubwonko bushobora gukomeza gukora ariko agahe gatoya. Rero reka nkubwire yuko wowe mugore wakwise umutima w'urugo ntabwo muzi, sinzi iyo uvuga aho yavuye, ariko yari yamaze kubisuzuma neza. Burya abantu bazi kureba kandi bakagereranya ibintu n'ibindi. Rero reka nivugire mpereye nyine kuri iyo mpamvu, position y'umudamu kuba ibumoso, kandi n'icyo bisobanuye. Icya mbere, reka nyine tugende kuri uwo mujyo wo kuvuga ko umugore ari umutima w'urugo. Buriya urugo rwangiritse, urugo rurimo abana bangiritse, ni uko akenshi tubivuga abadamu bo nyine ntimubyemere neza, cyangwa se tukabijyamo impaka nabwo, ariko atari byo. Burya uburere mu rugo ni umugore, burya gutungana k'urugo ni umugore, burya gukira k'urugo ni umugore. Umugore arakomeye. Ibiganiro byanjye uze kubireba byatambutse, naravuze ngo umugore w'igiciro, naguhaye agaciro navuze iby'agaciro kawe, mvuga uburyo uri uw'ingenzi mu buzima, ariko mbona abagore mutarabyumva, mbona mutarabimenya. Ariko reka nkubwire, urugo rwasambutse, ingo zasenyutse akenshi rwose
rwose imibare minini ku ijana, munyumve neza, sinshaka kuvuga ko zose ari abagore babigizemo uruhare, ariko imibare minini ku ijana hari ahantu umugore atahagaze mu mwanya we. Rero umugore aba ibumoso bw'umugabo, position y'umugore ikunda kuba ibumoso, haba mu kuryama, haba mu kwicara, haba mu kugenda. Kubera iki? Reka mbabwire ko bifite aho bihuriye na position cyangwa se position cyangwa se aho umutima uri mu buryo bw'umubiri. Umutima w'umuntu wese uba ibumoso. Kera turi abana baravuga ngo umutima w'umugabo ngo ibumoso, ngo uw'umugore ukaba iburyo, ariko si byo, burya twese imitima iba ibumoso. Rero nk'uko umutima uba ibumoso mu mpagarike y'umuntu, niko n'umugore afite agaciro ariko akaba ibumoso muri position n'ibumoso bw'umugabo. Reka turebe niba mu bice bitatu bikomeye by'umubiri, umutima, ubwonko n'umubiri, umutima niwo wa mbere, wenda umugabo tumugira ubwonko, na cyane cyane ko naho babiri igenda imugaragaza nk'umutwe w'urugo imugira ite, ariko umutima niwo ubanza. Burya iyo umutima wangiritse niho n'ubwonko bwangirika. Muzayibaza abaganga, iyo tubyiga muri first aid, mu butabazi bw'ibanze, tubwirwa ko umutima iyo uhagaze bitera ubwonko gupfa, hanyuma umuntu rero agapfa. Niyo mpamvu rwose mugore nayobwira agaciro kawe, kandi icyamukaza kwicara ukisuzuma ukamenya ibibazo biri mu rugo, uruhare rwawe ukareba aho byatangiriye, uruhare rwawe ukareba aho bigeze, uruhare rwawe ukamenya icyo ugomba gukosora, kandi birashoboka rwose. Umugabo ni ubwonko, ntabwo ubwonko bujya bupfa. Abagabo noneho abagore rwose mubimenye, kandi ibyo ndabivuga mu buryo nshobora kubyapuruva, mu buryo nshobora kubisobanura. Umutima niwo ubanza guhagarara, ubwonko bukagira ibibazo nyuma, ariko iyo umutima utarahagarara ubwonko ntibushobora kwangirika. Hashobora kuba za stroke, hari impamvu zo guhagarara, wenda kw'amaraso ntakwire mu bwonko cyangwa se bwo kuviramo, ariko mu by'ukuri nako ngako kahagarika ubwonko, gahagarika amaraso mu bwonko, hakaba stroke, nako katuruka mu mutima, kaba kanyuze mu mutima. Abagore ndabubaha, ndabakunda, ariko nagira ngo mbabwire position yanyu n'impamvu ariyo mu biha agaciro. Ingo zirimo zisenyuka, tugiye mu kwiga nyabyo, ngewe naza kuvuga ngo hari aho umugore atahagaze muri position ye neza, bitera ikibazo. Kandi ibingibi facts zishobora kuboneka. Ushobora gusanga umugabo yaragiye mu biyobyabwenge, yaragiye mu bindi, ariko umugore w'umunyabwenge, umugore uzi ubwenge, yubaka urugo, niko biri bivuga, akamugarura nk'uko umutima wohereza umubiri wose amaraso. Ubuzima bw'umugabo mu rugo buba bwiza, imibereho y'urugo iba myiza, abana bagira imico n'imibereho myiza n'ubukire. Umugore abigiramo pourcentage nini. Bien sûr habaho gufatanya k'umugore n'umugabo, ariko reka nkubwire ngo umugore ntiwiyambure inshingano zawe, keretse niba udashaka ko urugo rwawe rugubwa neza, ruba rwiza. Ariko reka nkubwire ngo position yawe y'ibumoso ifite aho ihurira n'uko umutima w'umuntu uba ibumoso. Reka nkubwire rero ngo umugore agaragara muri position cyangwa mu ruhande cyangwa se muri position y'ibumoso nk'uko umutima ari uhagaze, kandi nk'uko umutima uvamo amaraso atunga ubuzima bw'umubiri wose, niko umugore atanga urukundo, atanga ubwuzu, bitanga ubuzima bwiza bw'urugo. Mbisubiremo, nk'uko umutima utanga amaraso atunga umubiri wose, niko n'umugore atanga ubwuzu, atanga urukundo, atanga ubuzima bwiza bw'urugo. Umutima wohereza amaraso mu mubiri wose kugira ngo umubiri ubashe gukora, buri rugingo rw'umubiri rubashe gukora icyo rwagenewe. Ibyo rero ni nako n'umugore nawe ameze. Amaraso ava mu mutima akajya mu bwonko, akazagarukamo umutima ukongera ukayasubizayo, ariko umugore nawe ni uko akwirakwiza urukundo hagati y'umugabo n'umugore. Umugore utari umugore w'ubwenge, utari umugore mwiza, atera ibibazo hagati y'umugabo n'abana be. Iki ngiki ukimenya. Ariko umugore ufite ubwenge bwo kubaka urugo, ufite umutima mwiza, ahubwo waba umuhuza hagati y'umugabo n'abana, akagira uko abwira umugabo, akagira uko abwira abana, mwubahe papa, ibyo ababwiye mubikore. Ariko umugore udafite ubwenge bwo kubaka urugo, iyo umugabo agiye atangira gusebya umugabo ku bana be,
be, atangira kubwira abana be ko bagowe, babyawe n'umugabo mubi, nyamara mugore mwiza ko wabigenza kose nyine mwarababyaranye nta kundi, niyo warababyaranye n'undi mugabo nta kindi wabikoraho, nyine byararangiye, niba anabarera atarabe, icyo ukwiye gukora ni ukuba umutima ugakwiza amaraso mu bice byose by'umubiri. Uko urugo rumeze rurimo umugabo n'abana n'abarugendamo n'abakozi, umugore umenya agaciro kawe, uri umutima ukwiza amaraso muri ibyo bice bindi bisigaye. Nk'uko rero umutima wohereza amaraso mu bwonko, niko umugore ahereza ubwonko n'uwo mugabo amuhereza ubuzima bwiza, atuma umugabo aruhuka, aho kugira ngo amwongerere puresha, aho kugira ngo amwongerere ibibazo. Umugore uzi ubwenge, ikibazo cyari kuba ari iki ngiki, ngo none se ni gute yabikora kugira ngo umugabo nakubwiye ko hari abagabo nzi babaye nabi, babaho nabi, baba nk'imbobo, baba nk'iki, ariko bamaze kurongora bagubwa neza, baba beza, bamenya kwambara, baracya, bamenya gusokoza, bamenya kwiyogosha, bacika ku nzoga, bacika ku biki. Mu by'ukuri ahangaha wenda si 100%, aka gasubiremo, wenda si 100%, ariko abagabo benshi bahindurwa uko babaho n'abagore babo, kandi abagabo benshi bahindura imico kubera abagore babo. Umugore ashobora gukoresha ubwenge Imana itanga, ashobora gukoresha impuguro dutanga, agasubiza umugabo ku murongo, ariko umugore ashobora gusaza umugabo, ahubwo umugabo agahora ari umunyamushiha, umugabo agahora mu kabari, umugabo akagenda n'urugo akarwibagirwa, bikazarangira n'umugore amubuze. Niyo mpamvu duhari kugira ngo tubigishe, tubahugure, tubafashe, ariko umenye ngo rwose umugore ari muri position umutima ubamo. Nk'uko nanjye mbivuga rero, umugore akwiza urukundo, akwiza ubumwe, agira impuhwe, ubwuzu no kwita ku rugo. Ibi bigatuma urugo rugira amahoro n'ibyishimo. Urugo rurimo ibibazo by'umushiha n'ibindi, iyo aba byakundaga ngo umugore yicara atekereze byatangiye gute, ashobora gusanga uruhare runini yararugizemo. Bishoboka ko yakoze icyo atagombaga gukora, cyangwa ntiyakoze icyo yagombaga gukora, noneho urugo rubaparariza, abana uko bari, ubukene burinjira, ibiki birinjira. Yego, sinirengagije ko hashobora kuba n'indi myuka mibi ishobora kuza ntice ku mugore igaca ahandi, sinirengagije ko hari n'ibishobora kuza bigaca ku mugabo, ariko icyo mpamya ntashidikanya ni uko umugore w'ubwenge atuma urugo rumera neza, umugore w'ubwenge atuma abana be babaho neza. Abana bageze ku success, dufite ubuhamya, hari ababyivugiye ubwabo, hari n'abatarabivuze, ariko abagize success harimo naringiye kubivuga, harimo n'abagiye bimuka bakimuka mu mashuri bari barasubiye inyuma, ariko abagore muri beza, muri ab'igiciro, mufite agaciro. Ubu ndabizi hari abaza kuvuga ngo rwose ngo warengereye, ngo watuvugiye ibintu bitari byo. Mvuze ko muri ab'agaciro, mvuze ko muri beza, mvuze ko mushobora gusubiza ibintu ku murongo. Ahubwo uramutse ufite ikibazo ukumva wenda ndasa n'ukubeshyera, wampamagara noneho nkakwigisha, nkakubwira nti dore, kuko dushobora gusanga mu myaka 10 itambutse, 15 itambutse, sitarago mumazemo iminsi, urugo rukaba ruri hafi ku manegeko yo gusenyuka, ubifitemo uruhare rwose, kandi unkundiye ukaba ushaka ko urugo rwawe rukira, nakubwira nti dore uko wakora, dore uko wakora. Hari abagabo nyine bihangana bikanagera igihe bikananirana, hari abagabo batihangana, ariko nabibwire ko position y'umugore aryama ibumoso bw'umugabo, agenda ibumoso bw'umugabo mu buryo bwose, keretse wenda mu modoka zitwarirwa ibumoso niho yicara iburyo, ariko ubundi position y'umugore imeze nka position y'umutima. Uko rero umutima utanga amaraso atuma umubiri wose ugira ubuzima, ni nako n'umugore ufite ubwenge bw'Imana, ufite impuguro z'ababyeyi, ufite impuguro z'abakansara, ufite impuguro nk'izi dutanga, abasha gutuma urugo rumera neza. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, nk'uko umutima ugaburira izo ngingo zose, n'umugore afasha buri wese mu rugo gukura neza mu bwenge, mu marangamutima, mu by'umwuka. Umugore w'umupagani, umugore udasenga Imana, umugore udafite inyigisho nzima za gikristo cyangwa inyigisho nzima z'idini ayoboka, utabipuratika, urugo rwe ruba pararizi, urugo rwe ruba makajaga, urugo rwe rurapfa rurangirika. Ariko umugore usenga Imana, umugore winginga Imana, umugore
umugore ujya imbere y'Imana, umugore wambaza Imana, mu by'ukuri urugo rwe ruba urugo ruzima. Mfite ubuhamya kandi mu by'ukuri simvuga umunyedini ugenda gusa kugira ngo babone ko ari umunyedini, oya, niba mu by'ukuri umuntu yarakiriye Kristo n'umwami n'umukiza, akamenya Kristo uwo ari we, akamusenga, akamusaba gutunganya iby'urugo, akamusaba gutungana, akabona gutunganya iby'urugo, uwo mugore rwose atuma abo mu rugo bagira igikuriro cyiza mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bwa mwuka, kandi no mu buryo bundi ibyo mu rugo birakura. Iyo urebye mu Migani igice cya 31, ahangaha herekana umugore w'umunyabwenge, umugore wubaha Imana, umugore ukuntu abo mu rugo rwe bamera, ukuntu amatungo amera, ukuntu imirimo imera. Ariko umugore udafite ubwenge bw'Imana, utari muri position ye, urugo rubamo ubutindi, urugo rubamo rwaserera, urugo rubamo akavuyo, urugo rubamo ingorane. Kandi bene abo bagore rwose niyo tubaye nk'ababahugura, ahita agushibura, ahita aguta hirya, akakubwira ati ibyo ngibyo bireke, genda wubake urwawe, genda ubwire abandi, jyewe oya. Nyamara byari bikwiye ko rwose mugore mwiza wumva inama tukugira, ugakiza urugo rwawe, ukarutera gutera imbere mu bukungu, ukarutera kunguka, ukarutera kuzamuka. Ariko reka mwirire mukobwa mwiza, wowe uri mu byumva ibi, witegura uzi agaciro kawe mu rugo. Uri muri position zo gutuma urugo rwawe ruzaba urugo rukize. Niyo mpamvu ubona abantu benshi cyane batangira bubaka urugo ari abakene, kandi yarakoze akazi ahereye imyaka 10 n'ingahe, ariko akaba mu bukene. Ariko yamara kurongora ukabona ibintu birahindutse, ukabona ahise agera ku rwego ruteye ubwoba. Ni uko aba yashatse umugore mwiza umuzamurira ubukungu, umuzamura mu bitekerezo, umuha inama, uri muri ibumoso, aho kumubera igihanda, akamubera umugandura, akamubera umwubaka. Rwose uzareba abantu bakize abenshi 90 hafi na kangahe ku ijana babigezeho, bageze kuri ubwo bukire kubera abagore. Rero nk'uko umutima nyine ukwiza amaraso muri izo ngingo zose, niko n'umugore afasha buri wese gukura mu rugo. Hanyuma umutima ntuhitamo urugingo runaka ngo uruhe amaraso, ahubwo uyaha umubiri wose. Ni nako umugore mwiza aho urukundo buri wese mu rugo, kandi agaha urukundo umugabo, agaha urukundo abana, agaha urukundo abakozi, agaha urukundo bene wabo n'aho yashatse, agaha urukundo abavukamo. Ariko umugore utari muri position nziza, utari mu mwanya we neza, atonesha bene wabo gusa, ugasanga urugo rurimo barumuna be, rurimo basaza be, ariko bene wabo n'umugabo ntibahagera. Bene wabo n'umugabo nta kintu bahabwa. Nyina arambara ibitenge byiza byinshi, nyirabukwe ntacyo amuha, ntamusura, ntagira ate. Bene uwo mugore rwose unyumva akwiye kwisubiraho, akamenya ko umugore uri muri position nziza akwiye kubamo, aho urukundo bose atarobanuye. Ntarobanura abana, abo yasanze mu rugo ntabarobanura, abo umugabo yabyaye kera cyangwa se abyaye bari kumwe ntabarobanura. Aho urukundo bose nk'uko umutima utarobanura, uko urugingo uha amaraso n'abo urwima. Mu by'ukuri icyanyuma muri bino bitatu nahisemo gusa nubwo ari byinshi, nk'uko umutima ukomeza umubiri kugira ubuzima, umutima ukomeza umubiri kuba muzima. Ni ukuvuga ko umutima urakomeza ugaha umubiri ubuzima. Ahakomeretse umutima ufite uruhare rwo kohereza amaraso arimo za plakete kugira ngo hafunge. Ni nako umugore w'umunyamutima, umugore w'umunyabwenge amenya uko umugabo ameze, amenya uko umugabo afite mauvaise humeur, ni ukuvuga ntameze neza, akaba ashobora kuvuga ati ndamukorera iki ngiki atururuke yewe kuza kugira ibibazo n'abana, ndamukorera iki ngiki atoranuke yewe kugira ibibazo n'umukozi. Donc yohereza plakete ni biba mu maraso. Sindi umuganga nshobora kumenya duke, ariko ni biba mu maraso bifunga aho amaraso yarimo ava, wenda umutsi wakomeretse. Rero umugore nk'uko umugore mu buzima bwe, muri position ye, niwe uhosha amakimbirane mu rugo. Ariko umugore utari umugore w'umunyabwenge, ahubwo arabizambya. Umugabo yamara kugenda akabwira abana isodore. Ariko umugore afite umwanya mwiza wo gutuma
ibibazo mu rugo bikiraho kugira ngo abyongere. Rero umugore akomeza urugo kuba urugo, akaruha ubuzima. Iyo umutima uhagaze, ubuzima bw'umubiri burahagarara. Mu buryo bw'ikigereranyo rero, iyo umugore atishimye, iyo umugore ababaye, iyo umugore adahawe agaciro, nabyo akenshi mu rugo rwose rugira ingaruka. Ariko nanone uko nababwiye, ni ngombwa kubanza gutekereza, ubundi kuki imeze gutya, ubundi kubera iki bimeze gutya, ese nakoze iki, ese cyo ntakoze ni iki. Mu by'ukuri ibyo nabyo ni ngombwa. Hariho nari ndimo nsoza mbwira abagabo yuko abagore bacu, bashiki bacu, abakobwa bacu ni abantu b'igiciro muri sosiyete, ni abantu b'igiciro mu rugo. Tumenye neza ko dukwiye gutuma babaho neza, nk'uko umunyamigani yavuze ngo urinde umutima kurusha ibindi byose birindwa. Ha umugore wawe agaciro, urinde umugore wawe kubabara, rinda umugore wawe kugira impamvu, he kubamo kwangirika kw'imitekerereze ye n'iki. Mu by'ukuri ugerageza uko ushoboye, kuko ubwo nakomye urusyo ndakoma n'ingasire. Rero impamvu ab'ibumoso bwawe, nk'uko umutima wawe uwuha agaciro, nk'uko umutima wawe uwuporoteja, umugore ari ibumoso kugira ngo abe protected, umuporoteje, umurinde, agire ubusugire, asagambe, agubwe neza, hanyuma bitume nawe akora umurimo we neza. Mu by'ukuri nagombye kuvuga ibintu byinshi, ariko reka nsoze mvuga ngo uko umutima utanga amaraso, ni nako umugore nawe atanga ubuzima mu rugo. Uko umutima utuma umubiri wose ubamo amaraso utarobanuye, niko n'umugore atuma urugo rubamo ubuzima atarobanuye ku butoni, ngo agire abakunda n'abo yanga bamo mu rugo, cyangwa se muri bene wabo be na bene wabo n'umugabo. Kandi nk'uko umutima utuma ubuzima bubaho, kubera uko waporotejwe, niko n'umugore aba ibumoso, kugira ngo bijye bitwibutsa abagabo yuko akwiye kuba protected, akwiye kurindwa, arindwa mu buryo. Nyamara nanone hari aho bavuga ngo umwana ni w'ingobyi. Reka nsoze bagore beza mbabwira ngo nimutuma abagabo babaporoteja, mububahe, umwubahe ijana ku ijana. Hari umugore uretse kubwira umugabo we ngo wagira ngo afite icyuho ngo kitazapfa gisibanganye, ngo cyo gushaka icyubahiro. Naramubwiye ndamubwira ngo wa mugore we rero, umenye ko umugabo wese ava akagera, uko niko Imana yaturemye ngo tugire duhore n'icyifuzo cyo kubahwa. Umugore utubaha umugabo we, umugabo yavuga n'umugore akavuga, umugabo yatanga amabwiriza umugore akayakontorodiza mu bana, umugabo yavuga ati ibintu bigende gutyo umugore akabikontorodiza. Simvuze ko umugore adakwiye gutanga inama mu byumve, ariko kubirwanya, gutanga igitekerezo no kurwanya igitekerezo cyatanzwe biratandukanye. Kurwanya ibintu oya, tanga igitekerezo mu rukundo, tanga igitekerezo nyine nk'uko umutima utanga amaraso, tanga ibitekerezo, ariko bitange wubashye umugabo. Umugabo ni uwo kubahwa mugore, umugabo ni uwo kubahwa mukobwa wanjye, umugabo ni uwo kubahwa mukazana wanjye, umugabo ni uwo kubahwa mushiki wanjye. Nutubaha umugabo uzaba ubaye nk'umutima ufite ikibazo, hanyuma bikazaza ku bwonko, hanyuma bikazaba ikibazo cy'umubiri wose. Murakoze cyane. Rero nagira ngo nsobanure ni impamvu ki umugore aba muri position y'ibumoso. Akwiye guprotejwa, hanyuma kandi nawe akamenya agaciro katumye bavuga ngo ni umutima w'urugo, kandi bakavuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo. Hasigaye rero nahawe, ariko niba mu by'ukuri hari ibyo ukeneye nagufashamo, hari ibyo ukeneye nafasha umugore wawe, hari ibyo ukeneye nafasha umugabo wawe, hari ibyo ukeneye nagufashamo nawe ubwawe, naguha nimero za telefone, waterefona, wakwandika kuri WhatsApp 0788 87 8064. Ngira ngo urimo urabyumva, wasubiza inyuma ukongera ukazumva neza. Ni 0788 87 8064. Niba ikiganiro cyakuryoheye gisharinge, niba ikiganiro cyakuryoheye utarakora subscribe uyikore, kandi nkwibutse ko subscribe umuntu ayikora rimwe gusa. Ndizera ko kino kiganiro kuko nagisengeye kizagirira akamaro abantu benshi, bakamenya impamvu umugore aba muri position y'ibumoso, ni ukugira ngo arindwe cyane nk'uko umutima urindwa.